Iyo utewe n'amakuba akomeye, ukiheba ubonye ko bicitse pe, yuba ari imigisha yawe uko ingana, erega ni myinshi yo gutangaza. Iyo utewe n'amakuba akomeye, ukiheba ubonye ko bicitse pe, yuba ari imigisha yawe uko ingana, erega ni myinshi yo gutangaza. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Nturemerewe se no kwiganira, ugira ngo ntibikihanganirwa, barayamigisha Imana igiguha, umutima ushyike mu nda wishime. Nturemerewe se no kwiganira, ugira ngo ntibikihanganirwa, barayamigisha Imana igiguha, umutima ushyike mu nda wishime. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Harabakurushije amajyambere, ariko aya Yesu niyahebuje, erega ubutunzi ufite mu ijuru, bwo ntawabugura nuko humura. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Amakuba naho yaba menshi ate, we kwiheba Imana irayategeka, wibuke imigisha yakugabiye, byose izabitunganya ikuyobore.
iyo migisha nona Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza. Aleluya, Imana ishimwe, Imana yo mu ijuru ishimwe, ni ukuri kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iyi ndirimbo iramutse iri ku mutima wanjye numva ndifuza kuyisangiza abandi babasha kunyumva uko baba bangana kose, nibashaka babe abantu 3 cyangwa 2, ariko iyi ndirimbo nuyumva nawe ikugwe neza, kandi wongere kugira umwete wo kubara iyo migisha, ureke guhanga amaso ku bibazo, ku byakunaniye, ku byo ubona bidashoboka, ku byo ubona biguhagaritse umutima ngo abe ari byo utinzaho amaso, ahubwo iki gitondo ndumva ndamutse nifuza kukubwira ngo ongera ubare iyo migisha. Muririmbyi ararimbye aravuga ngo bara iyo migisha nonaha iyo Imana yakugabiye ngo kandi nuyibara ntusige n'umwe, kuko imigisha Imana yakugabiye ni myinshi kandi niyo gutangaza. Imana ishimwe. Igitero cya mbere cy'indirimbo y'178 kiravuga ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ukiheba ubonye ko bicitse pe, bikuyobeye ubona ibyawe byarangiye nta byiringiro by'ejo bihari, ngo jya ubara imigisha yawe uko ingana ngo erega ni myinshi niyo gutangaza. Hari igihe umuntu agera mu gihe cy'ibigeragezo akabihanga amaso cyane, agasa n'uwibagiwe ko inyuma hari ibyo Imana yakoze byari bikomeye kuruta ibyo, agasa n'ubirengeje amaso, agahanga amaso ku kimukomereye, akavuga ngo noneho ndabona bitazashoboka, noneho ndabona nta butabazi buhari, noneho ibyo Imana yakoze ibyo ntibizakunda. Ariko ndumva nzinduwe no kukubwira ngo ongera ubare imigisha. Aleluya, ongera ubare imigisha Imana yakugabiye ni myinshi niyo gutangaza. Ongera urebe iburyo bwawe, ongera urebe ibumoso, ongera urebe inyuma n'imbere, ya migisha yose Imana ijya iguha kandi uyibare yose ntusige n'umwe, ni myinshi yo gutangaza. Birongera bikuzamurire ibyiringiro, birongera bikuremere kwizera bundi bushya. Erega ntabwo dukwiye kwizezwa n'ibyo twasomye gusa byagiye bikorwa cyangwa biba ku batubanjirije, ngo tuvuge ngo Yohana yagiye mu ngugura amavuta bigenda gutya, ngo tuvuge ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Oya, nabyo ni byiza pe, ni icyitegererezo cy'abizera baciye mu bikomeye ariko barushaho kwizera. Twebweho rero natwe ngo nitubare imigisha, dukebuke, iruhande rwacu turahasanga imigisha kandi myinshi yo gutangaza. Tugirire Imana icyizere ku bitarakoreka. Muririmbyi nkunda cyane yaririmbye aravuga ngo icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze aribyo byari bikomeye. Mutima wawe ntiwongere gutekereza kandi wongere kubara imigisha. Bara iyo migisha nonaha Imana yakugabiye, ngo erega ni myinshi, uyibare ntusige n'umwe. Bara imigisha mu rubyaro rwawe, bara imigisha mu butunzi ufite, bara imigisha ku buzima, ingingo zawe zirakora neza, iyo ukoze ingendo uragaruka, arabagenda ntibagereyo. Bara iyo migisha, aleluya, bara iyo migisha yawe yose kandi uyibare ntusige n'umwe, ni myinshi niyo gutangaza. Imana ishimwe. Igitero cya gatatu cya kabiri kiravuga ngo nturemerewe se no kwiganyira, ugira ngo ntibikihanganirwa, uti bingezemo ntabwo bikihanganirwa, Imana yanjye irabyirengagiza ntibibona, ntibyitayeho, ntabwo ubutabazi bwawe ndi kubona. Iyo wigeze kuvuga ngo ndayishaka iburyo nkayibura, nareba ibumoso sinyibone, ariko aravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Nawe wongere ubare imigisha rero, wiremererwa no kwiganyira, gutekereze ko ibyo uhagazemo none bitakihanganirwa, bitume wibagirwa ko hari imigisha Imana yaguhaye. Reba mu baturanyi urasanga hari imigisha wahawe batahawe, kuko buri wese afite imigisha ye, ariko uyibare ntusige n'umwe, wongere ugirire Imana icyizere. Imana ishimwe cyane. Hari abakurushije amajyambere ariko aya Yesu ntiyahebuje. Hari abakurushije ubutunzi, hari abakurushije korora no guhinga bikera, hari abakurushije kwambara neza n'amazu meza n'ibindi, ariko aya Yesu ntiyahebuje. Ubutunzi ufite mu ijuru ko nta wabugura. Muririmbyi aravuga ngo humura rero. Imana ishimwe cyane. Ngo amakuba naho yaba menshi ate, uko yaba angana kose, reka kwiheba, sigaho kwiheba, Imana irayategeka. Wibuke imigisha yawe uko ingana, byose izabitunganya ikuyobore.
ibyo ubona bitaratungana humura izabitunganya, ibyo ubona bitarakoreka humura izabikora, ibyo ubona bigushobeye bikuyobeye humura niza ntizabisiga uko, ahubwo wowe bariyo migisha, kandi Imana nibitunganya izakunezeza, umutima wawe uzumva unyuzwe, uzumva ufite amashimwe mashya, uzabwira n'abandi ko Imana hari ibyo yashyize ku murongo. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo nsanzwe nyumva ariko nayikunze bundi bushya, unkundiye wayumva kandi wamara kuyumva nawe ukongera ugatekereza, mbese imigisha ufite wayikuye mu bushobozi bwawe, wayikuye mu butunzi no gukora cyane, mbese ibyo Imana ikugejejeho ubona ari uko uzi gukora kurusha abandi, ubona se ari uko wenda ufite ubushobozi abandi badafite? Bariyo migisha mwene data. Ese urubyaro ufite abana 8, 9, 10, 3, 2, 1, cyangwa se n'uburyo ubona Imana yaguye imbago zawe ikaguha amashami mu buryo bwose, ubona ari uko ushoboye kurusha abandi? Oya, bariyo migisha. Aleluya. Ongera ubare iyo migisha kuri uyu munsi, iki gitondo, iyi tariki, ongera ubare iyo migisha kandi nuyibara ntusige n'umwe. Mana ishimwe, urateka ukarya ukagaburira urubyaro rwawe ukabona byemeye, hari abandi bitakunze bari gutoragura mu mapuberi. Ndakwinginga mwene data, ongera ubare iyo migisha, ongera uyibare, kandi nuyibara ntusige n'umwe, ni myinshi, niyo gutangaza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro kubw'imigisha yagiye iduha. Ongera ubare imigisha unyurwe, umutima wongere kunyurwa, ngo ibi sindabigeraho mbaye mu bukode kubasha kubwishyura, hari abandi batabibasha nabyo. Ongera ubare iyo migisha, uyibare, kandi nuyibara ntusige n'umwe. Ngo mfite umushahara muto mu kazi, Imana yaranyibagiwe. Ese ko hari abatawufite nawo? Bari iyo migisha, kandi nuyibara ntusige n'umwe, kuko ni myinshi, niyo gutangaza. Numara kuyibara ukazirikana neza Imana ku buzima bwawe, Imana nigaruka byose izabitunganya, kandi nibitunganya izakunezeza. Imana iguhe umugisha kubwo kumva iyi ndirimbo. Ni indirimbo nziza cyane, umvaga nkuzaniye ihumure mu izina rya Yesu. Amena. Umunsi mwiza.